ni umukobwa mwiza ndetse mwiza cyane dutangiranye ahangaha mu muhanda agenda. Gusa uyu mukobwa ko arimo kugenda urabona yuko ari kugenda yitambika imodoka. Uko iyi modoka yagiye yamugezeho irahagarara ndetse imufungiraho amaferi. Ese uyu mukobwa wakibaza ngo ni muntu ki urimo kugenda akitambika imodoka ukabonye barakwereka uwayivuyemo yaje ameze atya, aza amutuka avuga ati wowe urabizi neza yuko impanuka zateye mu muhanda ariko uraza ukitambika imodoka ukuntu wiboneye. Ukurikire ubwo uyu musore yavuye mu modoka yitonganya cyane. Gusa iyi modoka yarayirimo ari kumwe n'undi mukobwa. Uyu mukobwa avamo avuga ati baby ni ibiki ko ndimo kubona urimo witonganya, nkaba ntarimo kubona umuntu urimo gutonganya niki? Uyu musore avuga ati ntabwo urimo kureba umukobwa uhagaze imbere yanjye utagira ubwenge ndimo kubwira. Reba uburyo aje akitambika imodoka kandi turimo kugenda atiteye ngo ese twamugonga, ati bajye bava mu nzira. Ukurikire uyu musore akavuga ati wa mukobwa we ugira ubwenge. Uyu mukobwa mugenzi we aravuga ati baby njye nta mukobwa ndimo kubona, ese wasazi? Ukurikire gusa uyu musore yareba akabona umukobwa ahangaha. Uyu musore aravuga ati ntabwo urimo kumubona, ntabwo uri kubona uyu mukobwa uri ahangaha, ese kuki utarimo kumubona? Ukurikire ati dore ngo uyu uhagaze ahangaha imbere. Uyu mukobwa avuga ati aha imbere nta mukobwa uhari, njye nta n'umukobwa ndimo kuhabona, ahubwo wowe sinzi ikibazo ufite. Uyu musore aravuga ati baby ufite amaso abona cyanga? Uyu mukobwa avuga ati njye narebye rwose ariko nta mukobwa nigeze mbona ahangaha. Uyu mukobwa ariko aravuga ati oya urimo urarushwa n'ubusa kubera yuko njye ndi umuzimu, inonoza yitayi, njye nkubwiye yuko ndi umuzimu. Uyu musore arebye ahita yikangamo aravuga ati oya ibingibi ntabwo ndimo kubibona, ibingibi ndimo kubona nawe urimo kubibona. Baby tuvugisha ukuri ntabwo urimo kubireba nyagasani. Ukurikire uyu mukobwa avuga ati oya njye ntabwo ndimo kubibona, njyewe ntabwo ndimo kubibona. Ubwo rero rwose wowe sinzi ikibazo ufite kuko ahubwo umbwire niba warwaye tujye kukuvuza. Ako kanya uyu mukobwa akivuga umuzimu ahita abura. Uyu musore agenda yirukanka cyane. Uyu mukobwa asigara ahangaha avuga ati ese nicyo kibazo agize, ese hari yaba yarwaye mu mutwe? Uyu mukobwa aravuga ati jeri wanjye afite ikihe kibazo? Uyu mukobwa asigara ahangaha areba hirya no hino. Kurekire gusa uko yabibonye yabonye fiyanse we hari ikibazo abonye cyangwa mu kimwe hari ikibazo agize mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Uyu mukobwa buriya narababwiye mwa bakobwa mwe kumenya gutwara imodoka ni byiza. Uyu mukobwa yaraje ahita aza kwicara kuri vola. Mwa bakobwa mwe mwese nimugende maze mushaka amaperime. Gusa ibyo ngibyo reka tubyihorere, ahubwo reka dukurikire filime twitonze. Uyu musore yaje yiruka avuga ati mama, avuga ati mama. Gusa uyu musore akigera hano mu nzu yageze mu nzu amusangamo ndetse uyu muzimu afata urugi ahita arufunga. Uyu musore avuga ati nukubera iki wandetse njyenyine? Uyu mukobwa aravuga ati oya tuza tuza. Uyu musore ashaka kwirukanka gusa urugi barufunze kare. Uyu mukobwa aravuga ati wambabariye wakegeye hino ukicara tukaganira uko nshaka ubufasha, wakegeye hino maze ukicara tukaganira. Uyu musore aravuga ati ni gute ngenda zo kuganira nawe, nta kintu mfite cyo kuganira nawe. Uyu mukobwa aravuga ati ni ukuri ikintu nshaka ni ubufasha, ntabwo nshaka kuba nakugirira nabi cyangwa se niki, mbabarira uce bugufi tuganire nshaka ubufasha. Uyu musore avuga ati njye nta bintu mfite byo kuganira n'imizimu, urabona njye twaganira iki? Uyu mukobwa avuga ati oya mbabarira ni ukuri ca bugufi. Uyu mukobwa arimo aravuga atuje gusa uyu musore ari gushaka kugira ibintu birebire. Uyu musore avuga ati njye nta kintu navugana nawe, nta bufasha mfite, nta nubwo nzigera ngira bwo kuba nahereza imizimu. Maze uyu mukobwa anegera avuga ati none ko ntari busohoke hano muri iyi nyubako, waje wamfashije maze ukampa ubufasha nkabona ubusohoka ahangaha. Uyu musore anegera avuga ati okay ngaho basi mbwira ikintu ngufasha. Kurikire bisa nkaho uyu musore yemeye, maze uyu mukobwa aravuga ati ngaho ngwino wicare
tuganire. Uyu musore avuga ati asye njye nakubwiye ko ntaricara ngo nganire nawe, ariko sinzi impamvu utarimo kubyumva neza. Uyu mukobwa avuga ati ariko ntabwo ndavugana nawe uhagaze, ahubwo waza ukicara maze tukaganira. Uyu musore avuga ati mbwirira ahangaha ndumva, kubera yuko amajwi yawe ntabwo ari kure ku buryo atava aho ngaho ngabashe kungeraho, wambwira rwose nakumva nta kibazo. Uyu musore avuga ati ese ubundi uranshaka hiki wanditse njyenyine ukurikire. ubwo uyu mukobwa aza kuvuga ati ariko nanjye ikintu nshaka ni ubufasha, maze ubundi nkakureka ugasigara wenyine. ubwo rero nuza kuba unyemerera ukambwira yuko uri buze kumfasha, ndaza kukureka ngende maze nkureke wenyine. urumva neza kuko gufasha umuntu ntabwo ari ibintu bigoye, kuko nanjye umuntu tugiye gufasha twakabaye twamureka ati kuko n'ubu igihe narapfuye, bivuze ko nta kazi nako nta mumaro azangirira. ubwo rero gufasha umuntu rwose ndumva atari ibintu bigoye, bifite kuba birimo kukujyana kure kandi wigira ubwoba. nubwo ndi umuzimu ariko nciye make, ndetse muri make ndi umuzimu ariko utari gutera amahane. uyu musore arabyumvira ibintu uyu mukobwa arimo kumubwira. uyu mukobwa aravuga ati ni ukuri gerageza unyumve, ati kuko ibintu bigiye kumubaho nawe byakubaho. urumva neza. ubwo rero ndumva gufasha umuntu atari byo bintu byakabaye byakujyana kure. umusore uri ahangaha bitekerezaho ukurikire. umusore avuga ati asye gusa uyu musore urabona yuko byamujyanye kure. uyu musore yitegereza uyu mukobwa avuga ati byakabaye ngombwa nagufasha kugufasha. uyu mukobwa avuga ati please ndakwinginze ngabikore. uyu musore avuga ati kwanza nta nibyo nkoze, mvira mu nzu maze ugende ukurikire. uyu mukobwa bisa nkaho hari umuntu ababajwe nawe. ese uwo muntu yaba ari nde? ukurikira filime witonze uraza gusobanukirwa. ubwo uyu musore arangije araza aricara yemera guca bugufi agatega amatwi uyu mukobwa akamubwira. umukobwa aravuga ati basi umbabarire kuba nakwivangiye mu bihe byawe ndetse wari urimo, ati gusa ikintu nshaka kugusaba, ubufasha nshaka kugusaba nubwo gufasha umuntu runaka. uyu musore aravuga ati nta nubwo ari nawe ushaka ko ngufasha, ahubwo ushaka kugira ngo tujye gufasha umuntu. maze uyu musore aravuga ati njye ibyo ntabwo mbirimo pe. uyu mukobwa avuga ati nshaka kugira ngo ujye gufasha uwahoze ari boyfriend wanjye, nshaka kugira ngo tugende ujye kumumfashiriza kuko sahizi hari umuntu bari kumwe kandi ushaka kuba yamwica kugira ngo abashe kuba yajyana imitungo ye. mbese muri make ashaka kumwica kugira ngo abashe kuba yatwara imitungo. uyu musore avuga ati ibyo ngibyo njye ntabwo nabibonera umwanya. urumva neza ibyo ngibyo ntabwo njye nabibonera gahe habe na gato. uyu musore avuga ati ni gute nakivanga mu bintu by'abantu? uyu mukobwa aza kuvuga ati ngenda kwereka uburyo bwose turi buze kubikoramo. uyu musore avuga ati ubwo twabikora mu buhe buryo? kurikire. umukobwa avuga ati nyemerera turaza kubikora mu buryo bwanjye kandi bwizewe. uyu musore aravuga ati nta kibazo, niba nta kindi kibazo biri buze gutera, ikibi nuko byatera ikibazo rwose. urabona yuko uyu musore yacishije bugufi. umukobwa avuga ati ntago birgoye, ati ni ugutabara uwahoze ari boyfriend wanjye. uyu musore avuga ati ubundi sinzi n'impamvu ibyo bintu ngiye kubyivangamo, kandi nanone uyu musore atangiye guhinduka. uyu mukobwa gusa arimo kumutwara gake gake. umusore avuga ati ngaho none usasa bipanga neza tubipange maze tugende hakiri kare niba nkwemereye. uyu mukobwa avuga ati nta ribi, ndakeka ibintu byose bize kugenda neza, itegure ubundi tugende, kubera yuko ari ibintu ngusabye tuze kubikora kandi ntuze kwica isezerano tugiranye. urumva neza nizere yuko abagabo ahantu basezeraniye aba ariho bahurira. uyu musore avuga ati cungaho rero genda umvira hano mu nzu, genda uva ahangaha ukurikire. uyu mukobwa avuga ati ariko unyemereye neza yuko ibintu byose turi buze kubipanga nako uko tubipanze ariko biri buze kugenda, ngareka ngende. uyu musore avuga ati ngagenda undeke njyenyine ndimo kubitekerezaho kandi nakubwiye yuko ndaza kubikora uko byagenda kose ndaza mbikore.
uyu mukobwa avuga ati ariko icyo ntago ari igisubizo kizima urimo kumpa, ni ukuri njye nshaka igisubizo kizima. Uyu musore avuga ati ariko ubundi wamvuye wagiye ko nakubwiye yuko ndi bubitekerezeho nkaza kugusubiza, wagenda niba uri umuzimu nturi buze kugaruka. Ukurikire uyu musore nubwo arimo kubyemera ariko ari kubyemera adashaka, umukobwa agira gutya ahita abura. Yakubwiye ko ari umuzimu ngo inonoza yitayi. Uyu musore muri makeya arimo kubonekerwa ibintu bitabaho cyangwa mu kimwe, akaba arimo kuganira n'imizimu iri ahangaha. Umusore yasigaye ahangaha arimo abitekerezaho. Ukurikire, ntabwo tuzi ngo umuntu bagiye gutabara ninde wagwana, gusa nidukurikira filime twitonze turaza gusobanukirwa. Ndetse niba ubona aka gafilime ari keza, niki cyakubuza kugenda wanditse imitima muri komenti, cyangwa se mu kimwe ukavuga ati niba tuzagakomeza niba tutazagakomeza, ibyo ubyandike muri komenti. Uyu mukobwa yari agiye ndetse agiye yishimye, gusa ageze ahangaha hari uwamuhamagaye ati umva yemuko uvayo hano ngaha, egira hino se nyine tuvugane. Nyagasani, uyu muntu ubanza ari gufuha. Uyu mukobwa azana avuga ati urimo kumbona? Uyu nguyu avuga ati uri iki ku buryo ntakubona? Wibwira yuko uri umuzimu, ukaba uri umuzimu urenze Nyagasani. Uyu nguyu aravuga ati ufite urakaze, urahambaye cyane, ufite ububasha bwo kuba wabonana nanjye kandi ndi umuzimu. Ukurikire filime witonze. Uyu nguyu avuga ati sinzi uburyo urimo kumbonamo, kuko ndabizi neza yuko njye ndi umuzimu. Uyu nguyu avuga ati nese ubwo nabaga ndi kumwe na boyfriend wawe ndimo muvugisha wambonaga? Uyu nguyu arije avuga ati nakubonaga, nuko nigiraga nkaho nta kintu ndimo kubona, naho ubundi nakubonaga ubwo wari uri kumwe na boyfriend wanjye, urumva neza. Ati kandi ndakumenyesha yuko nanjye ubwanjye ntabwo niyoroheje. Umunsi uratesha sheri wanjye umutwe, umunsi uraza kumutesha umutwe ndaza kugukorera akantu, urumva neza. Uyu nguyu avuga ati gute? Uyu nguyu nawe arangira amubwira ati rero reka nkubwire n'akandi kantu utazi, urimo ugenda wisabishwa sheri wanjye ubufasha, ariko haraza kuramuka ikintu kiba kimubayeho, haragira ikintu kiba kiza kumubaho, umenye ko ubuzima bwawe nibwo mfite, njyewe ntabwo noroshe n'imizimu ndayihekenya, urumva neza. Uyu mukobwa avuga ati ikintu ndimo kumusabana ubufasha ntabwo ari ibindi bintu bigoye ku buryo byagira aho kuba namutesha umutwe, n'ubufasha. Uyu muzimu kandi nanone bamuteye ubwoba. Nyagasani, uyu mukobwa uri ahangaha nawe ubanza atoroshe, arimo kumubwira ati wowe wicunge mu rugendo urimo ujyanamo na boyfriend wawe, niba mu kimwe ushaka kuba wamunteza cyangwa se mu kimwe ukaba wamutwara, ibyo bintu uraza kubizira. Uyu mukobwa avuga ati oya, ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngambiriye, njye nshaka kugira ngo ajye gutabara uwahoze ari boyfriend wanjye. Uyu mukobwa avuga ati uraza kumutwara tuzabipfa. Uyu nguyu arangije aramuseka aravuga ati oya, ibyo ngibyo narabirenze, ibyo ngibyo nabibagamo kera nkiri mu isi, ariko ntabwo nkiba mu isi. Nubwo mba ndi mu isi ariko mba nzengurukamo nka roho. Ubwo rero nta kuntu roho yagenda igatwara umuntu, igatwara sheri w'abandi, kandi akumenyesha yuko nawe ibyo urimo wibwira byose nta kintu wantwara, urumva neza, kuko niwampagarika urugendo ngiyemo njye na sheri wawe. Uyu mukobwa arangije azamwegera, bisa nkaho nawe adatewe ubwoba nuko uyu nguyu nawe ari umuzimu. Arangije aramubwira ati ariko urabona neza yuko ntabwo ntewe ubwoba nawe, urumva neza. Ubwo rero sinzi impamvu ntiyagira ikintu kiza kumubaho, uraza kumbona kandi bya nyabyo. Ukurikire. Ubwo umuzimu uri hano yahise yigendera, ndetse uyu mukobwa nawe asigara ahangaha. Ntibwatinze umusore yaje yitegura kugira ngo agenda avuga ati sinzi impamvu ubundi nakabaye mbivanzemo. Uko arimo yitegura ahangaha urakwereka sheri we yaraje. Sheri we araje avuga ati sheri wanjye kuki wazinze akavarisi, ni ikihe kibazo? Ese ugiye hehe? Umusore nawe niko kuvuga ati ibyo byihorere mo bebe, hari akantu gatoya, hari ahantu nsuhukiye ariko ntabwo nzatindayo, ntabwo nzatinda kugaruka. Mbese muri make uyu mukobwa yigize nkaho nawe atagira ikintu abona, gusa hari ibyo ari kubona. Uyu musore aza kumubwira ati ni ahantu gatoya ngiye, ntabwo nzamara igihe kirekire, ntabwo nintindayo, ntabwo ndibuze kuzamaraho n'icyumweru. Ubwo rero
ntibizaguhangayikishe kandi ndakeka ubizi neza yuko ngukunda nta wundi muntu nagusimbuza, urumva neza? Uyu musore avuga ati rwose nta nubwo nzatinda, nshobora kumarayo iminsi mikeya, nako niteganya nshobora no kurara ngarutse. Uyu musore avuga ati rwose. Gusa uko uyu musore ari ahangaha barakwerekana uyu mukobwa yaje kumureba. Uyu mukobwa afite umuntu ashaka gutabara. Aka gafilime bakise ngo ibintu bibera mu nzu cyangwa se mo kimwe amabanga yo mu nzu. Uyu musore avuga ati nabo ndimo bebe ndagiye, ariko ibyo ngibyo ntibiguhangayikije kubera yuko ntabwo ndi butinde. Mbese muri make uyu musore agiye ku mission. Uyu mukobwa avuga ati ntari bindi ndabibona yuko ugiye, ati kandi ntabwo nagutangira. Uyu musore avuga ati nawe ariko ushaka wabivuga uyu ukuntu ubyumva, ati gusa icyiza nuko ntazatindayo. Maze uyu mukobwa avuga ati ariko urimo gutinda, twakabaye tugenda kubera yuko ibirimo kuba biri kuba kandi ntabwo birimo kudutegereza. Uyu musore arangije aravuga ati kanze tugende. Uyu mukobwa arangije aravuga ati sinone ninde muri kumwe, ninde urimo kubwira ngo muragiye? Uyu musore avuga ati sinzi ukuntu biba byivanze mu mutwe rega mba nashuhiranye bitewe n'ukuntu baba bampamagaye igitaraganya, ariko ku rundi ruhande unyihanganire mu bebe ntabwo ndi butinde ndaje. Uyu mukobwa nawe avuga ati ugira urugendo rwiza ngaho shu kandi uzirikane yuko ngukunda. Uyu musore nawe avuga ati ndabizi neza cyane, ati kandi nanjye ngohoza ku mutima, niyo mpamvu nzakora buri kimwe cyose ku bwawe. Uyu mukobwa avuga ati ngaho genda, ubu ngubu wagenda. Uyu mukobwa yaje gusezera sheri we, yaje kumuhobera. Uyu musore agiye kuri mission itazwi. Uyu musore arangije aragenda ndetse no muzimu usigara ahangaha. Gusa wibuke uyu muzimu urimo kuvugana n'uyu mukobwa bigashoboka kubera ko uyu mukobwa nawe uyu mukobwa ararenze cyane. Uyu mukobwa aza kuvuga ati shiri wanjye nagira ikintu haba umenya ngo ndakurya bubisi. Zirikane amagambo nakubwiye kare, ayo nakubwiye nari nkomeje, ntabwo nari ndimo gukina. Ubizirikane kandi ubibike mu uwo mutwe wawe. Ibyo kwikangishwa ngo uri umuzimu, ibyo ngibyo ntabwo bindeba kandi ntabwo mbikozwa na gato. Icyambere ni ukunzanira sheri kandi ukamuzana ari muzima. Uyu mukobwa arangije ahita agenda, gusa agiye yihanije uyu musore. Nako uyu mukobwa ntibwatinze uyu musore hari ahantu yaje. Aha hantu hari umukobwa urimo gushyira uburozi mu biryo. Nyagasani, iyi filime bayise ngo ni ibintu bibera mu nzu cyangwa amabanga abera mu nzu. Uyu mukobwa uko arimo gukora ibi ngibi bisa nkaho arimo gutegura amafunguro, ariko ari kubikora yikanga areba niba nta muntu umureba. Uyu mukobwa hari utundi tuntu ari gukura mu mabere akaza avangavanga muri bino biryo, kandi ubwo bivuze ngo ari gutegura amafunguro. Gusa ntabwo tuzi umuntu arimo kuyategurira ngo ninde. Ukurikire uyu mukobwa arangije nuko nguko yaje gufata aya mafunguro, arangije kuyatunganya. Gusa umusore uri ahangaha arimo kumucunga. Ahangaha ubanza ariyo mission we bamuzanyeho. Narinzi ngo agiye mu gisirikari cyangwa se mo kimwe ahandi hantu harenze, ariko dore mission ajeho ni iyi ngiyi. Ni mundebere gusa mukurikire filime mwitonze, kandi niba uba wumva iko iyi episode tuyikomeza wandike muri comment, ndetse ntugende udasize imitima myinshi, ntugende udakanze like, kandi niba ari ubwa mbere ndakwinjiza kugira ngo ukande subscribe. Ni inkunga ikomeye cyane, tuzajya tubana. Gusa muri iyi nyubako uyu mukobwa arimo gutunganyirizamo amafunguro hari undi musore urimo. Ese uyu musore yaba ari we uramuzimu yahoze avuga ngo ni wahoze ari boyfriend we? Ubwo uyu mukobwa arangije kuraga biriya biryo nuko nguko yabizanye abihereza uyu musore, amubwira ati bon appetit. Uyu musore nawe avuga ati my love, urakoze cyane pe, urakoze cyane uko bw'amafunguro. Gusa uyu musore ataratamira hari waje avuga ati musore ibyo biryo wibirya kubera yuko birarozwe, kubera yuko ibyo biryo babirunze. Uyu musore avuga ati se ni ukubera iki ntaza kubirya kandi ari sheri wanjye ubimaye? Uyu nguyu avuga ati uwo wita ngo ni sheri wawe niwe warunze ibi biryo, niwe wafashe ibi biryo yarangiza akaza kubiroga. Maze uyu nguyu avuga ati se yaruze njyewe? Ati ndabizi neza cyane, urani fiance wanjye ntabwo yabikora. Urumva neza? Ahubwo wowe ushobora kuba hari ikindi kibazo wifitiye cyo mu mutwe
uyu musore avuga ati oya njye ntabwo mfite ikibazo, ahubwo wowe ibyo biryo nuza kubirya uraza kugira ikibazo kirenze icyanjye, kubera yuko njye navuganye n'uwahoze ari sheri wawe waje kwitaba Imana, niwe wambwiye ngo maze inze ngutabare. uyu musore avuga ati niko bimeze da. uyu nguyu avuga ati uwahoze ari sheri wanjye si uwuhe? uyu musore avuga ati ntawe. ati njye urimo kumbwira ntawe nzi pe, nkubwiye ngo niwe naba nkubeshe. maze uyu musore avuga ati si uyu nguyu wambwiye. uyu nguyu nawe avuga ati ibintu urimo kuvuga biri kuntangaza. uvuga ati sheri wanjye wapfuye kera. ati hari undi se ukurikire. uyu musore araje avuga ati my love ndebera uyu muntu, ese uyu muntu waba umuzi? arimo kuvuga ngo aje kuntabara. uyu musore araje avuga ati uwo mukobwa niwe waroze ibiryo ugiye kurya. maze uyu mukobwa avuga ati ese ubundi ninde wakuzanye muri iyi nyubako wasohotsemo n'ukagenda, ubundi wamboneye hehe? ese waba wageze hano ute? uyu musore avuga ati nanjye ibyo nibyo ndi kwibaza ukuntu yageze ahangaha. uyu musore nawe avuga ati njyewe ibi ngibi ni abayo wabimbwiye, abayo mwahoze mukundana, uyu mukobwa yakuroze, ibyo biryo nubirya ibyo birakureba. maze uyu mukobwa avuga ati babe ntabwo nyizeye, ese uyu muntu niba ari umusazi cyangwa niba ari iki niki, wamenye yavuye hehe? uyu muntu wimwizera ni umusazi kweri, njyewe ntabwo muzi, ese ibi biryo naba nabirogiye hehe? ese ubundi yaba yambonye hehe? uyu musore avuga ati ibyo ngibyo nanjye nibyo ndimo kwibaza ukuntu ahubwo yaba yageze mu nyubako. uyu musore avuga ati wageze hano gute mu nyubako? ubwo uyu nguyu arangije arebana na abayo avuga ati gahunda zacu zose zirapfuye, ndabona barimo kuntesha umutwe kandi ibi bintu nabyivanzamo n'ubundi atari ibyanzuye. uyu mukobwa avuga ati oya n'ubundi urabona ibintu biri kugenda nk'uko tutabishaka, ariko uyu musore yanze kutwizera, none urabona twakora iki? ukurikire. ubwo umusore uraha we yifitiye inzara ashaka kwirira ibiryo. uyu mukobwa aravuga ati ngaho tumureke tugende umusaba imbabazi. uyu musore araje avuga ati ngaho ni mumbabarire cyane basi niba nari mbavangiye. maze uyu musore avuga ati nta kibazo kutukugizeho, kuko n'ubundi biragaragara yuko wataye umutwe watakaye, nta nubwo wari uzi n'ibyo urimo kwinjiramo. uyu musore avuga ati oya mumbabarire cyane, ahari nshobora kuba nibeshe, atari ko ngewe nakubonye wa mukobwa we urimo uroga ibiryo hariya mu gikoni. umukobwa avuga ati nge wamboneye hehe? uyu musore avuga ati nge nakubonye wa mukobwa we. uyu musore nawe avuga ati muve hano mugende. uyu nguyu nawe avuga ati reka turagiye. ndagiye ariko sinzi. umusore ni uku nguku yagiye, ndetse uyu nguyu nawe uburozi bwamuryoheye, uburozi bwamuteye apeti kubera ko ari kumva ashaka gukunkumura akaguru. baramuburiye yanga kwemera. ese ibi biryo naza kubirya araza kugira ikibazo nk'uko babivuze. reka dukurikire filime twitonze maze turebe. maze uyu musore avuga ati sheri nawe nigenda kwizera ibyo buriya barimo kuvuga ntabwo mbizi neza rwose. uyu mukobwa avuga ati se yaba yamboneye tumwihorere kuko ndabizi neza yuko ibiryo ntarozi, ntabwo naba ndi kubiryaho. ese ubu burozi uyu mukobwa yaba yahaye uyu musore ni uburozi cyangwa ese baje kumutabara? reka turore. aba ngaba batangiye kurya, gusa uyu muzimu abayo bisa nkaho bimubangamiye. umusore we yatangiye kwikubitira igiporezo, nta kindi kintu bimubwiye, gusa uyu musore arimo gusangira n'uyu mukobwa sinzi. umukobwa yarabirebye ariyumvira arabyihorera, arangije arayonga aragenda. nawe urabizi yuko mu bazimu ntabwo ibintu bigenda neza, ntabwo bagendana ko bari kugaragara. uyu muzimu hari undi baje guhurira ahangaha. uyu mukobwa avuga ati umusore njyewe amazina yanjye banyita abayo. uyu musore avuga ati gusa biragaragara yuko uri mwiza. uyu mukobwa avuga ati ariko uko naba ndi mwiza kose n'ubundi uko nta kintu byamara kubera yuko njyewe n'ubundi ndi umuzimu. uyu musore biramutungura cyane, gusa we ntabwo ari kubidisikasingaho cyane, ahubwo bararebanye gutya. kurikire. uyu musore avuga ati uri umuzimu? ibyo nta nubwo ndimo kubyizera pe. uyu mukobwa avuga ati gusa nkeneye ubufasha bwawe. ese uyu mukobwa karimo gusaba ubufasha bwinshi cyane ni ukubera iki? uyu musore
arangije aramwitegereza areba gutyo avuga ati ubufasha si ubufasha rwose nta biba birenze cyane. Buriya ikintu umuntu ashoboye kugufasha n'ubundi yakigufasha nta biba birenze. Ati yuko mfite ubufasha ntabwo nabukwima. Uyu mukobwa niko ari kumwitegereza ndetse uyu musore akamubaza ati se none nubuhe bufasha ushaka kunyaka? Uyu mukobwa avuga ati ubufasha nshaka kugwaka ni ukugira ngo ufatanye n'undi mugenzi wanjye, ufatanye n'undi mushuti wanjye, maze muze gutabara umuntu. Uyu mukobwa akivuga gutabara umuntu, uyu musore yarikanze avuga ati njye n'uwo muntu dutabara umuntu? Kurikire uyu mukobwa avuga ati ni umuntu nshaka kugira ngo mutabare, ni uwahoze ari boyfriend wanjye, gusa nyemerera maze ugende ngo uhuze no mushuti wanjye ubundi mugende mutabare, kubera yuko ntabwo bimeze neza aka kanya. Uyu musore arangira avuga ati ngaho noneho tugende. Ese baba bagiye gusubira kureba wa musore? Uyu mukobwa yaje gukomanga ahangaha, ukurikire filime witonze akantu ko kandi. Uyu musore niwe wavuye wa musore nk'ibisanzwe aza areba uyu nguyu nawe aravuga ati hayi bimeze bite? Njye ukuri kundeba nitwa Gati, gusa uyu mukobwa yaranzanye hano ngo hari umuntu dufite kuba twajya gutabara. Ese uwo muntu waba umuzi? Uyu musore ntakintu aramusubiza. Tuzahure muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane mwe muba munteze amatwi, ndabamenyesha yuko mu rugendo rwose umuntu aba ari gukora ntabwo yabura ibicantege, ariko ibyo ngibyo ni ukugerageza kubyirengagiza ahubwo tukabagezaho filime z'ubwenge kandi nziza ku gihe. Ni wa muhungu wanyu umwari Fabrice, ndabakunda cyane. Ciao ciao.